mbega isi ngo irandura, isi yaranduye irandura, iragenda irandura. Ariko nubwo mvuga ngo isi yaranduye, ahubwo abayituye nibo banduye, nibo bayigize mbi. Ibaze nawe, ubu ngubu umuntu asigaye akora ikintu kibi akagikora azi ko ari kwirengera. Umuntu agakora amafuti akayakora azi ko ari kwirengera, kuko nicyo kintu Satani yabibye mu bantu. Aho kugira ngo umuntu akore ikintu nibura anatekereze ko ari kibi nyuma yisubireho, ahubwo usanga ari gukora ikintu kibi hanyuma akihabura vuba, cyangwa akigurira agacupa akishima mu bantu akabyigamba, mbese nyine akaba yumva ko ari ishema, kuko azi ko ari kwirengera. Niyo mpamvu rero ikibi aho kugira ngo gikomeze kugabanuka ku isi, umuntu ukoze ikibi atajya yicuza, ahubwo aba ari kwihabura vuba, ugasanga nyine biramushimishije, ugasanga biramunejeje, akumva nibyo bimuhesheje ishema. Aho rero niho isi yarushijeho gukomeza kwandura, kandi ni naho isi ikomeza kurushaho kwandura. Kuko niba umuntu akoze ikintu kibi ariko akaba adashobora kwicuza, cyangwa se ngo atekereze amenye ko icyo kintu kibi, ahubwo akumva ko icyo kintu ari gukora aricyo kimushimishije, isi yaranduye. Reka tubyemere ko isi yaranduye, ariko kuba isi yaranduye, nyine isi yandujwe n'abantu, abantu nibo banduye. Kandi uko tugenda twandura, tudashobora kumva ko ibyo dukoze ari bibi ngo twisubireho, niko n'abagenda badukomokaho cyangwa n'abagenda baza nyuma yacu bagenda bafata uwo murage. Ewe isi yaranduye, isi yaranduye pe.